Uraho neza, ikaze nanone mu kiganiro Baho Neza twite ku buzima bwo mu mutwe. Ikiganiro mugezwaho n'umuryango Avega Gahozo ku bufatanye n'umuryango Imbuto Foundation na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cyayo cy'ubuzima RBC. Kuri uyu munsi wa none turaza kugaruka ku nsanganyamatsiko igira iti niki umuntu wabaswe cyangwa se ukoresha ibiyobyabwenge yakora kugira ngo atandukane nabyo. Hanyuma twakibaza ibibazo bitandukanye ariko iyi nsanganyamatsiko impamvu twayigarutseho ni ukubera ko mu Rwanda kimwe n'ahandi ku isi hari kugaragara ikibazo cy'ubwiyongere bw'abakoresha ibiyobyabwenge binagaragara mu ngeri zitandukanye z'abantu, harimo abana, urubyiruko, abakuze ndetse n'abari no mu mirimo itandukanye. Niyo mpamvu dutangira twibaza tutese umuntu wabaswe n'ibiyobyabwenge birashoboka ko ashobora gutandukana nabyo, ese yabigenza ati? Ese yakora iki kugira ngo atandukane nabyo? Ese muri urwo rugendo igihe yarutangiye yaherekezwamo nande kugira ngo abashe gutandukana nabyo? Ibyo bibazo byose twakomeje kwibaza turaza kurijya imuzi mu kiganiro cyacu aho turi kumwe n'abatumirwa batandukanye tugiye kubona mu kanya. Njye turi kumwe muri iki kiganiro, amazina yanjye nitwa Kezimana Cleopatre, ikaze mu kiganiro. Abatumirwa bacu b'uyu munsi turi kumwe na Dr Chaste Uwihoreye, akaba ari umwarimu muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda ndetse akaba ari n'umukozi muri Avega Gahozo. Dr Chaste, ikaze mu kiganiro. Urakoze cyane Cleopatre. Turi kumwe kandi nanone na Madamu Julienne Murorunkwere, akaba ari impuguke mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Madamu Julienne, ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Yego. Barakoze cyane abatumirwa bacu b'uyu munsi, tunabashimira yuko bitabiriye ubutumire bwacu. Dukomeza mbere yuko dutangira kujya imuzi insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi igira iti n'icyo umuntu yakora kugira ngo atandukane n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ndetse no kubatwa nabyo. Bwana Dr Chaste, twagira ngo udufashe kudusobanurira ubundi mu by'ukuri gutandukana n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge no kubatwa nabyo ubundi birashoboka? Urakoze cyane Cleopatre. Ndagira ngo mbanze nkubwire ko gutandukana n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge birashoboka. Birashoboka cyane rwose. Niba bishoboka rero mwadufashe kugira ngo abakurikiye ikiganiro Baho Neza babashe kumva ese niba bishoboka bite, mu buhe buryo byagenda bite kugira ngo umuntu watangiye gukoresha ibiyobyabwenge ushobora kuba aribwo akibitangira cyangwa se ageze no kuri cya kigero kigoye cyo kuba yabatwa nabyo, ese byagenda bite kugira ngo atandukane nabyo? Reka mbanze nongere mvuge ngo ibiyobyabwenge n'ibiyobyabwenge n'umuntu n'umuntu ni ibintu bibiri bitandukanye. Iyo rero ibintu bibiri biba bitandukanye biba bishobora no kongera bigatandukanwa burundu. Yaba ari wowe udukurikiye kuri iki kiganiro Baho Neza muri aka kanya, ndagira ngo nkubwire yuko wowe uri wowe n'ibiyobyabwenge n'ibiyobyabwenge. Uri umuntu, uri wowe n'ibyo biyobyabwenge nibyo. Bikaba bishobora rero ko ushobora gutandukana nabyo, ibiyobyabwenge bikagenda, ikoreshwa ryabyo rikagenda, ukaba wowe ugomba kubaka inzozi zawe, ukaba uriwe, ugakora ibyo ukora, ukubaka ahazaza hawe cyangwa se ugafasha umuryango wawe ndetse ugakora n'akazi kawe. Ndagira ngo nkubwire ko kugira ngo wumve neza ko gukoresha ibiyobyabwenge bishobora guhagarara, urasanga umuntu ukoresha ibiyobyabwenge ataravukanye nabyo. Ntabwo yavukanye nabyo, ntiyazanye ku iyi si nabyo.
uraza gusanga hari igihe runaka byaje ugatangira kubikoresha. Ubushize mu kindi kiganiro twaganiriyemo twegeze kuvuga tese ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge riza rite. Tuza gusanga hari impamvu ebyiri z'ingenzi zishobora gutuma umuntu ashobora gukoresha ibiyobyabwenge, ndetse nawe udukurikiye ushobora gutangira ukisuzuma ukavuga uti ni iyihe mpamvu yatumye nkoresha ibiyobyabwenge. Imwe mu mpamvu ya mbere ni uko abantu bashobora gukoresha ibiyobyabwenge basa nk'abivura, basa nk'abashaka kugabanya akababaro k'umubabaro baba bafite, k'ibibazo baba bafite, k'ingorane baba bafite. Ari naho dukunda kuvuga ko ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bishobora gutuma umuntu akoresha ibiyobyabwenge. Ese wowe aho ntihaba hari ingorane waba ufite zatumye utangira gukoresha ibiyobyabwenge? Ariko nanone twaje kubona ko nanone umuntu ashobora gutangira gukoresha ibiyobyabwenge ku buryo bw'amatsiko, cyane cyane nk'urubyiruko, atesitinga se bimera bite, ndetse agashobora no kubikoresha kubera abo bagendana nabo babikoresha ikigare. Uraza gusanga rero uraza kwibaza uti ni iki cyatumye nkoresha ibiyobyabwenge. Iyo rero wamaze kumenya impamvu, ukamenya aho byaturutse, uba ushobora gutangira urugendo rwo kongera kuba uwo wari we mbere y'uko ukoresha ibiyobyabwenge bigasubira iyo byaturutse, nawe ukaba uwo uri we. Nkatsindagira mvuga ko gutandukana n'ibiyobyabwenge bishoboka. Cleopatre arakoze cyane, ndetse tunamushimira cyane kuko abadukurikiye bakora ikiganiro Baho Neza, birashoboka ko hashobora kuba hari n'undi wibazaga icyo kibazo, yibaza ngo ese niba naratangiye gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa udukurikiye akumva ari muri icyo cyiciro, ashobora kwibaza ati ese birashoboka ko nzabasha gutandukana nabyo, cyangwa yaranateye intambwe akaba yibaza niba ashobora gutandukana nabyo. Twumvise ko bishoboka. Ahubwo Dr. ndagira ngo nsubire inyuma gato, ese nubwo bishoboka, byashoboka bite kugira ngo abashe gutandukana nabyo? Cleo, buri icya mbere ni ugufata icyemezo, ukarebe ukavuga uti ibi bintu biri kumbangamira gute, biri kunyangiza gute. Ubundi nkunda kuvuga ko ibiyobyabwenge iyo byaje cyane kubera ingorane umuntu ahura nazo, ndetse yewe niyo zaje mu buryo bw'ikigare, umuntu atangira kubona bimuha ibyishimo runaka, bikamuha akavuga ati ariko si ibi bintu ko bituma nishima, ko bituma ndyoherwa, ariko akibagirwa ko biri kumwangiza, biri kumuganisha kuri rwa rupfu twavuze mu kiganiro cyacu cy'ubushize. Aho rero niho umuntu avuga ati ese ncira akaryoshye ko ibi bintu biri gutuma nishima, ariko akongera wowe uri no kubikoresha uze kongera urebe ingaruka biri kukugeraho. Ukareba ukabona uri guta amashuri, ukareba ukabona akazi kari gupfa. Ubushize twahoze tugaruka uburyo ugenda unanirwa kurangiza inshingano zawe, ugenda unanirwa kubaka uriwe, ndetse bikakubangamira, bikabangamira n'abandi, ndetse bikaba bishobora no kukugeza ku rupfu. Aho ari naho wagombye kwibaza ati ariko se ngo mire umuriro, mire ibintu binyica, mire ibintu bintwika. Aha rero niho ku muntu ugiye gutangira urugendo rwo kureka ibiyobyabwenge bimugorera, ariko nkamubwira ni wowe udukurikiye, menya ko ugomba ugacira ibirura, birarura, birakubeshya ngo biraryoshye, kandi birarura, birica, biravuna. Ugomba no gufata icyemezo cyo gutangira urwo rugendo. Iyo wagifashe rero rwose mu kanya turi bunakomeze tuganira, turebe uburyo urwo rugendo warugenda, ukaba uriwe n'ibiyobyabwenge bikaba ibiyobyabwenge. Urakoze cyane Dr. Shast.
wowe udukurikiye kuri iki kiganiro Baho Neza, twagira ngo tukwibutse ko turi kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti n'icyo umuntu yakora kugira ngo atandukane n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ndetse no kubatwa nabyo. Hanyuma ariko nk'uko Dr Chaste abikomojeho, hari icyo avuze agira ati nshira akaryoshye miremire umuriro. Ariko se kuki umuntu ashobora kumva ko wa muriro cya kiyobyabwenge cyangwa se cya kiyobyabwenge kiri kwangiza ubuzima bwe ndetse n'ahazaza he, ariko agakomeza akamira wa muriro? Ese ni izihe mbogamizi bahura nazo cyangwa se inzitizi bahura nazo abakoresha ibiyobyabwenge ku buryo yumva ko gutandukana nabyo bimugoye, atabasha no kubikora, cyangwa se yanatekereza gutangira rwa rugendo, aho yagize iyo ntambwe nziza yo gutangira kwinjira muri rwa rugendo rwo gutandukana nabyo, akaba ashobora kunanirwa kurukomeza? Madame Julienne, ni izihe mbogamizi bahura nazo n'uburyo nyuma uze no kugaruka ku buryo dushobora kugira inama abadukurikiye bafite icyo kibazo uburyo bahangana nazo kugira ngo babashe gutandukana nabyo uko twabonye ko bishoboka? Murakoze cyane. Imbogamizi ni nyinshi, ariko icyo navuga ni uko ibuye ryagaragaye riba ritakisha isuka. Icy'ingenzi ni uko ukoresha ibiyobyabwenge aba yamaze kubona neza yuko harimo gukoresha ikiyobyabwenge ikiza kumuyobya, ikiza kumubuza ubushobozi bwo gukomeza kubaho, ndetse bishobora no kumuganisha ku rupfu nk'uko twabibonye ubushize. Rero izo mbogamizi zishingiye kuri bya byishimo bigeze kutubwira. Niba ko kugifata ukishima, ntago byoroshye kwiyambura icyo watangiye ufata wumva kiryohereye. Ngewe ndabigereranya no gufata regime ku muntu wagize uburwayi. Iyo atangiye gufata regime biramugora kumubwira ngo ureke isukari, ureke umunyu, ariko iyo amaze kubimenyera asanga ntako bisa, kandi bigafasha ubuzima bwe gukomeza gukora. Rero ntekereza yuko bishingiye kuri bya byishimo. Twabonye ko gukoresha ibiyobyabwenge akenshi biterwa n'impamvu yatumye ubifata. Dufata urugero rw'abafashe ibiyobyabwenge bagatangira kubifata buhoro buhoro kubera abo bagendana nabo, kubera inshuti. Kugira ngo rero ubireke habamo gutakaza. Ugatakaza inshuti, ugatakaza urungano, ugatakaza abo mugendana, ugatakaza abo muganira, habamo gutakaza. Ni iya mvugo ikomeye bavuze ko ari nshira akaryoshye cyangwa se wenda miremire umuriro. Ibyo byose rero bigendana n'izo mbaraga umuntu aba afite, by'umwihariko izakomora ku bandi, kuko akenshi umuntu agirwa n'abandi. Iyo rero ugendana n'ikigare, akaba ariyo mpamvu yatumye umuntu afata ikiyobyabwenge, gutera intambwe yo kubikira nuko azareka cya kigare, akazareka bya byishimo ahabwa n'ibiyobyabwenge, ahubwo agatangira gutekereza ku buzima bw'ejo hazaza. Mwari mumbajije mutese byagenda bite kugira ngo uwo muntu wagize icyo kibazo, wagize izo mbogamizi, ashobore kwikura, navuga ngo muri urwo rugabangabo na za nshuti cyangwa cya kigare cyamujyanye muri byo. Yego, kuko biraremereye, yatandukana nabyo ati. Yego. Icya mbere harimo gufata ibyemezo kuko Dr yabivuze, hanyuma kandi harimo no kurebererwa n'abari hafi ye. Ni ukuvuga ngo abantu bari hafi ye, niba ari umuntu uri mu muryango akaba yatangiye kugaragaza ibimenyetso, ni byiza ko umuryango ubigira ibyawo, nk'umuhakato. Ntumubone nk'umuntu watandukiriye, ahubwo ukamubona nk'umuntu ukeneye kwitabwaho kurusha uko yitabwagaho ejo. Rero navuga ngo kugira ngo uwo muntu atere intambwe, afashwe, ni urugamba tugomba kurwana twese dufatanyije. Atari we wenyine gusa, ahubwo natwe twese abamukikije tukamuba hafi kandi tukamufasha gukora rwa rugendo rw'ubuzima, tutamuhaye akato, tutamubwiye amagambo y'urucantege, tutamurebye nk'uwarangiye, ahubwo tukamubona nk'umuntu ukiriho kandi ukeneye abamufasha kugira ngo atere intambwe y'ubuzima. Yego. Murakoze cyane Julienne. Julienne agarutse cyane akomoje ku kijyanye n'imbogamizi bahura nazo. Yavuze ku mbogamizi ijyanye n'uburyo cya kiyobyabwenge acyumva
nk'ikimuzanira ibyishimo kandi kimufasha, agarutse ku buryo gutandukana na bya byishimo, cya kintu cyamuhaga ibyishimo kandi ndetse bitanasanzwe, yumva ari byiza ku buryo gutandukana nabyo bimugora. Agarutse nanone ku babijyamo ari uko bagerageje ku bijyanye n'ikigare cyangwa se n'inshuti babisangira cyangwa bahuriye kuri icyo kintu, nabyo gutandukana nabyo bigoye, ariko kandi atubwiye n'ingamba z'uburyo bishoboka. Dr. Shast, twagira ngo tugaruke nanone, muhura n'abantu benshi batandukanye bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, mubafasha kugira ngo barusheho kumererwa neza, ariko twagira ngo muri aka kanya tugaruke mudufashe n'abadukurikiye. Birashoboka ko hari udukurikiye waba ufite icyo kibazo kandi yumva ashaka gutangira uru rugendo. Ese mwababwira uburyo bakoresha cyangwa se inzira kugira ngo abashe kwifasha gutandukana n'iki kibazo cyo gukoresha ibiyobyabwenge ndetse no kubatwa nabyo? Urakoze cyane Cleopatre. Njya nkunda guhura n'abantu batangiye gukoresha ibiyobyabwenge. Ijambo rya mbere mbabwira iyo tutangiye urwo rugendo, ndababwira ngo kugira ngo utangire ni ukureka. Gutangira ni ukureka. Mu ndimi z'amahanga niho babivuga neza, bakavuga ngo recommencer c'est renoncer, ni mu rurimi rw'igifaransa. Gutangira ni ukureka. Hanyuma ubwo rero iyo turi kumwe kuba twigiye kwiyemeza gutangira. Nawe udukurikiye ukaba ushobora kuba waratangiye gukoresha ibiyobyabwenge, ukaba biri kukugora, ese ushobora kwiyemeza gutangira, ukutangira iyo nzira, ugatangira urwo rugendo. Kugira ngo rero urutangire ni ukugomba kureka. Kandi kugira ngo uze gutangira neza ni uko uza gutangira ureba, ese uru rumogi, ese ibi biyobyabwenge, ese izi nzoga zintesha agaciro zaje ryari, natangiye kubikoresha ryari, byaje mu buzima bwanjye ryari. Mu kanya mugenzi wanjye Julienne yavuze ngo ibuye ryagaragaye ntiribarikisha isuka. Ukaza kureba byazanywe nande, ibaze birebe byazanywe nande, byazanywe n'iki. Mu kanya navugaga nti bishobora kuba byaraje utekereza ko ufite umubabaro runaka, ufite uburibwe ahantu. Bishobora kuba byaraje ubanye nabi n'abo mubana. Ejo bundi nibwo nahuye na umwana w'imyaka 16 arambwira ati ubundi nge natangiye nkora amadega ku ishuri kugira ngo ndebe ko ababyeyi baza bakansanga bari kumwe kuko bari bararetse kubana. Ati hanyuma nza gutangira gukoresha urumogi kubera ko ababyeyi bari bamaze gutandukana burundu. Ndukoresha kugira ngo byibuze bimpa amahoro. Nawe utekereza we wabitangiye bigenze gute? Saho nta bubabare wari ufite? Mu kanya nanone navuze ngo hari igihe ubitangira ari ukubera ikigare, ari ukubera kwigana, ari ukubera abo mugendana, ukaza kureba impamvu. Ni iyihe mpamvu? Iyo ni intambwe ya kabiri uri bukore. Intambwe ya gatatu uri buze kureba uburyo bikwangiza. Uwo mwana yarambwiye ati byarangiye banyirukanye mu ishuri, ubu ngubu ishuri ntabwo ndi kwiga. Hari uri bubone byararangiye ku kazi bamwirukanye, hari uri bubone umuryango baramutaye, hari uri bubone akazi atangiye kugakora nabi. Nawe iyo n'indi ntambwe, reba biri kukugeraho izihe ngaruka, kuko iyo utarabona ingaruka biri bukugeraho, biri bugore gutandukana nacyo, biri bugore gutandukana nabyo. Hanyuma ungeze ku ntambwe ya gatatu. Intambwe ya kane, urongera utekereza uti ibi bintu ko ntavukanye nabyo, ibi bintu ko maze kubona icyabizanye nuko byaje, ibi bintu ko maze kubona ingaruka byangizeho,
noneho ni iki cyabisimbura? Ese nakongera nkaba uwo nahoze? Uwo mwana w'imyaka 16 naramubajije nti ese ni iki cyakongera kugusubiza kugira ibyishimo nubwo papa na mama baba batabana? Uwo mwana arambwira ati nahoze nkina umupira w'amaguru ndetse akina no mu makipe akomeye hano mu Rwanda, yenda no kugera yewe no mu ikipe y'igihugu. Ati iyo nkinnye umupira ndanezerwa. Ese ni ikihe kindi kitica, kitabangamira, kitakutanya n'umuryango, kitakubuza akazi, gishobora kuguha ibyishimo? Icyo gihe uraza kuba uteye indi ntambwe yo kubona ko ushobora kwishima, ushobora kuryama ugasinzira, ushobora kurya ukaryoherwa ukoresheje ubundi buryo bwiza. Hari abashobora kuba basanga bari basanzwe basenga, hari ushobora kuba yarasanzwe ajya muri korari, hari usanzwe ajya kuririmba akaryoherwa atari uko anyweye urumogi. Uraza kureba iyo ntambwe ni intambwe ikomeye yongera kugufasha kubona ibindi biguha uburyohe bitari uburozi, kuko ibiyobyabwenge ni uburozi, bitari uburozi, bitari ibintu byangiza. Iyo ni intambwe yindi urakora. Hanyuma rero intambwe uri bugane kusoza, uriha gahunda. Ndiha gahunda gute yo kwirukana cya kintu kinyangiza ari byo biyobyabwenge? Nkihe gahunda yo gutumira bya bindi bimpa amahoro ariko bitari uburozi. Njya nkunda kuvuga nti ese urwo rumogi, ibyo biyobyabwenge, inzoga zikwangiza, nshobora kuzibwira, nshobora kuvugana nazo, nshobora kuzirukana mu buzima? Ese bya bintu bimpa amahoro nshobora kubitumira bikaza bikamfasha nkakomeza ubuzima? Ndetse mu kanya mugenzi wanjye Julienne yahoze atubwira ati biragora gutandukana n'inshuti, ariko inshuti zikuganisha kurohama. Birashoboka ko nshobora kuzirohora. Ese birashoboka ko nshobora kuzirohora tugakomezanya urwo rugendo rwo gutangira turetse, tukareka twese, zigakomeza kuba inshuti, nkazigisha izo ntambwe maze kukubwira, tugakomezanya urwo rugendo rwo kureka. Iyo ni uburyo bumwe, ariko hari n'ubundi buryo bwo kureka inshuti, kuko kureka inshuti zikuganisha ku rupfu biruta kugumana nazo ugapfa, kuko kubaka ubucuti bushyashya biroroshye kandi birashoboka. Ukaba watangira kubaka ubucuti bushyashya, kuko nanone kubaho nta nshuti biragora. Ukatangira kujya mu bindi bikorwa kugira ngo ukomeze rwa rugendo. Ni urugendo rero nk'uko wumvise bishoboka, ushobora gukora wenyine, wowe udukurikiye, ukarugeraho. Ariko nkasoza mvuga ko hari igihe rukugora. Burya hari igihe inzira ikubana ndende, Cleo. Iyo inzira ikubanye ndende ikakugora, uritabaza. Hakaba rero hari abandi babyigiye bagufasha guca muri iyo nzira ndende igoranye, ivunanye, ukageraho wongera ukaba uriwe, ukaba uzaba we, utari kumwe n'ibiyobyabwenge. Nkaza gusoza nanone icyo kibazo warumbwiye. Akenshi wowe udukurikiye, gutangira urugendo ari bwo ukitangira gukoresha ibiyobyabwenge, gukoresha izo nzoga n'amatabi n'ibindi, biroroha kurusoza vuba. Niba ari bwo ugitangira, tangira aka kanya, nguhaye inama. Niba kandi wumva biri kukugora, egera abagufasha, tangira aka kanya. Kuko iyo ibiyobyabwenge ubikoresheje igihe kirekire, niko rwa rugendo ngubwiye ruvunana, rukugora, ndetse bikaba bishobora no kugeraho ruba rutagishoboka. Kuko ibiyobyabwenge uko ubifata biragenda bikakwangiza, ku buryo
kugaruka hari igihe bigorana cyangwa se biba bitagishoboka kuko ibiyobyabwenge birageraho bikaba mu ndwara ziri koronike ukaba uzabana nabyo. Tangira aka kanya rero utaragera kure. Arakoze cyane Dr. Chaste, tunamushimira. Afite ubunararibonye mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Twanagize amahirwe akomeye, mvuga ngo twahuye na muganga, turahura na muganga, twahuye na muganga. Ariko igikomeye cyane, wowe udukurikiye ushobora kuba ufite ikibazo cyo kubatwa no gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa se ukinabyinjiramo, kugira ngo wabonye inama z'uburyo intambwe zitandukanye ushobora gukoresha kugira ngo utandukane n'icyo kibazo. Ariko kandi n'abadukurikiye bandi bashobora kuba badafite icyo kibazo ariko bafite ababo n'abandi ba bugufi bafite icyo kibazo, babonye inama. Ariko hari icyo akomojeho ko umuntu ashobora gukora rwa rugendo rwo kwifasha, ariko akaba ashobora kuba inzira yamubana ndende nk'uko yari abivuze, urwo rugendo rukamugora ku buryo abona atari bubashe kwiherekeza wenyine. Akomoje ku kijyanye n'abandi bashobora kumufasha kugira ngo abe yasaba ubufasha, kuko gutabaza cyangwa se gusaba ubufasha atari ubugwari. Ariko se Madame Julienne, abo bantu umuntu yahuye na cya kibazo cyo kubatwa n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, arumva gutandukana nabyo binamugoye, ariko yatekereje neza, yanateye iyo ntambwe yo kwinjira muri urwo rugendo. Ni bande bamuherekeza muri urwo rugendo? Uhereye hariya hamuri bugufi, ni bande bamuherekeza muri urwo rugendo? Ese ni he hari bukuru ubwo bufasha mu buryo bwimbitse, kugira ngo n'abakurikiye ikiganiro Baho Neza babashe kumva uburyo bwose bushoboka n'ahantu hose hashoboka ashobora kubonera uwamuherekeza muri urwo rugendo? Murakoze cyane. Murakoze namwe. Uwagize amahirwe make yo gukoresha ibiyobyabwenge ku rugero urwo ari rwo rwose, by'umwihariko ufite imbaraga zo gutera intambwe yo gukira, ubufasha burahari. Ubufasha burahari. Iyo turebye wenda uburyo bw'imikorere y'igihugu cyacu ku byerekeranye n'ubuzima, by'umwihariko ku buzima bwo mu mutwe, ubufasha tubutangirira hari hasi ku mudugudu. Mwari muvuze kuwamuherekeza. Dufite abajyanama b'ubuzima bahuguwe ku byerekeranye n'ubuzima, by'umwihariko ubuzima bwo mu mutwe. Abo barahari nk'abaherekeza umuntu kugira ngo ibyo adashobora gufashirizwa mu mudugudu ashobore kubifashirizwa ku kigo nderabuzima. Buri kigo nderabuzima hafi ya byose mu Rwanda bafite abaganga bafite mu nshingano mu kwita no kubungabunga ku buzima bwo mu mutwe. Aho rero umuntu uwo ari we wese wamaze kugaragaza ibimenyetso, wamaze no kumva akeneye ubufasha, yaba we wabyumvise cyangwa abamukikije, uwo muntu ashobora kwegera muganga akamufasha. Nari mvuze abamukikije kuko rimwe na rimwe bya bimenyetso nk'uko twabibonye ubushize, ingaruka zigera kuri buri wese. Niyo mpamvu rero iryo shyaka ryo kwivuza twese tugomba kurigiramo uruhare. Niba hari abamuherekeje, bamugeza ku kigo nderabuzima agashobora kubona ubufasha. Iyo tuvuze ikigo nderabuzima rero dusanga byaba ku bitaro by'akarere, byaba ku bitaro bikuru hano mu gihugu, ndetse hari n'inzego z'ubuvuzi zihariye zigenewe gufasha ba bantu bamaze gukoresha ibiyobyabwenge ndetse ku buryo babaye imbata z'ibiyobyabwenge. Iyo turebye rero wenda mu muryango wa Vega, uyu munsi dufite, navuga ngo ni urugo, kuko ni urugo rw'ababyeyi. Dufite ivuriro, clinique, aho umuntu ashobora kugerayo agahabwa ubufasha, by'umwihariko ku buzima bwo mu mutwe ndetse n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Dufite umurongo utishyurwa ukoreshwa, ariko kandi hafi mu turere twose tw'igihugu dufite abakozi ba Vega bafite inshingano ku kubungabunga no kwita ku buzima bwo mu mutwe. Rero ubufasha burahari hano mu gihugu. Uwumva wese akeneye guherekezwa, wenda uwumva imbaraga ze zitarashobora kugera kuri rwa rwego rwo kwisuzuma nk'uko muganga yabivugaga, niyegere abaganga, niyegere ikigo nderabuzima, niyegere izo nzego zitandukanye. Iyo turebye ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge
kubera ka kato twavuze haruguru, kubera kwa kumva uri butakaza ibyishimo, kubera kwa kumva uri butakaza inshuti, rimwe na rimwe umuntu agira no kwitinya akavuga ati mbese ndabibwira nde, nimbibabwira se baranyumva gute, nimbibabwira se baranyita iki, nimbibabwira se biragenda gute. Muri izo nzego zose zitandukanye abo bose barahari mu buryo bwa kinyamwuga kugira ngo bagufashe, bataguha akato, batakwirukana, batakuvuga, ahubwo mu buryo bwa kinyamwuga bakubungabunge ugaruke mu buzima. Rero navuga ngo turahari kugira ngo tubafashe. Urakoze cyane Julienne, adufashije kumenya aho twakura serivisi kandi hafi hatwegereye. Nanjye nongeraho ko no mu muryango iwacu birashoboka yuko nabo badufasha guherekeza wa muntu ufite iki kibazo. Dusoza tugana ku musozo mu masegonda make cyane, ubutumwa twaha abadukurikiye ndetse n'impanuro cyangwa se n'impamba y'uyu munsi. Natangiye mvuga ko kureka cyangwa se gutangira ari ukureka. Wowe ukoresha ibiyobyabwenge, tangira aka kanya urugendo. Kandi ndagira ngo nkubwire ko gutsindwa gukomeye ni ugutsindwa gutangira. Witsindwa rero gutangira urwo rugendo, cyane cyane ko gukira cyangwa se kuvura umuntu ukoresha ibiyobyabwenge ni ukuvura umuntu ubifitemo ubushake, kuko umuntu atabifitemo ubushake biragora. Tangira none, birashoboka, urugendo zarusoza, wongere uwuburiwe n'ibiyobyabwenge bibi biyobyabwenge. Arakoze cyane Dr. Chaste. Madame Julienne, ubutumwa mwaha abakurikiye ikiganiro Baho Neza. Murakoze. Ubutumwa ndabutanga mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ndabuha uwo ari we wese wakurikiye kino kiganiro akumva afite bimwe muri bya bimenyetso bavuze byo gukoresha no kubatwa n'ibiyobyabwenge, egera muganga, tinyuka. Hanyuma kandi ndabwira abamukikije yuko gufasha umuntu wagize ikibazo cy'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ni urugamba abantu bagomba kurwana bafatanyije. Reka tureke kumuha akato, reka tumugarure, reka tumube hafi nawe asubirana ubuzima. Murakoze cyane. Turimo tugana ku musozo w'ikiganiro, dushimira namwe mwese mwakurikiye ikiganiro Baho Neza kuri uyu munsi, aho twarebeye hamwe uburyo umuntu wahuye n'ikibazo cyo kubatwa n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge yatandukana nacyo. Twagize amahirwe yo kugira abatumirwa badufasha kugira ngo tumenye uburyo umuntu yatandukana nabyo yifashije we ubwe ndetse cyangwa se anaherekejwemo n'abandi. Tubashimira cyane. Mwakoze Dr. Chaste kubana natwe mu kiganiro. Mwakoze cyane Cleopatra. Mwakoze cyane Madame Julienne kubana natwe muri iki kiganiro. Mwakoze cyane namwe kudutumira. Yego, turarikira abakunzi b'ikiganiro Baho Neza kuzakurikira ikiganiro kizakurikiraho, nacyo gishimangira uruhare rw'umuryango mu guherekeza wa muntu n'uburyo n'umuryango nawo wakiyitaho. Murakoze cyane.